ubuzima ntibushoboka uramutse udahari urabyumva se ntabaho uramutse ugiye ngukeneye buri mwanya mukunda bidasanzwe mame urabyumva se ntabaho uramutse ugiye urukundo marurandura babe I'm crazy for your love I never break your heart I will never leave you babe urukundo marurandura babe I'm crazy for your love I will never break your heart I will never leave you Ndumva kuguha bizu bizu kuguha bizu bizu shaka kuguha bizu 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 yeah shaka kuguha bizu 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 shaka kuguha bizu 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 yeah Sema kunda mu aho tuba tuje tujye mu ishuri ho prof aje ntabwo twiyongoza hako boss no gukunda kwiga uba mezi 3 tugiye kumara hanga ku ishuri urumva ishuri utazarijya mukanarambira ubu kandi niwe uzaba wa mbere mu gukaruta ariko se ko numva yagabanye kuko umwaka tugiye kuwiga mu gihembwe kimwe cyonyine amezi ayo 6 namwe mubonye uruvugiro ikihedi cyaye kibahitanye bamwe abandi sinzi ibyo bakoraga nkawe wakoraga iki je nahingaga Grafre we wahingaga se tifre nje nacomaga oh no ariko menyora na rwisiga n'ubundi nta n'umugayo n'ubundi wasanga nimba tutaranazikuuragamo ngewe shamundi koraliste ijwi ndahogoza umukoraliste waririmbaga hehe muri corona yarimbaga online ubuzima ntibushoboka uramutse udahari urabyumva se ntabaho uributse man reka mbatere story rero boss yuremo kunguko aturutse imageragere Shabyo rero afite n'agapara biragaragara ko kari havuye ngo arafunguwe man nge nari nzi karimo arakina muri Sugar Resort Comedy Team none ubwo ngubwo yabarageze mageragere gute ahubwo reka ngubwire nandi makuru utari ufite ntago akina muri Sugar Resort Comedy Team byonyine akina no mu butubuzi series urumva utanyihase bakoma mwanyihayera wose ro umugende batsinda wose ro umunyonzi wose ro umugende wose ro umuhinda kundeba cyane cyo prophet is amashuri never break your heart I will never leave you Ndumva kuguha bizu bizu kuguha bizu bizu shaka kuguha bizu bizu mwaje kwiga cyangwa mwaje kwicara mu byatsi Rero twaje guhinga vraiment we encore uyu munsi muriga muhagaze mwakererewe kuza wi uyu munsi muriga muhagaze genda bivuze mwarimu kagenda igira ubwo urumva ari gitakigira nanjye ndigira hano da ngo ningeri busigare mpagaze ubwo se nje wasigara hanga hasha vraiment bonjour student hako yumvira sibyo rero nahoze mbabwira ibazo umuntu umwarimu uvuga ngo student ubwo niba uvuze student ubuje kutwigisha isomo ry'icyongereza tuzacyurira karakunaniwe pe bivuze kare banyita Smile ndabivuze mwimurenganya kidi cyara abatwaye abarimu cyara bamaze sha Tiedi prof c'est encore prof non Tiedi non Nese prof urabihakanye se ngaho twereke mu kiganza cyawe turebe mba professor bubihakanye sinabonye we na Sugar prof mugiye kwishantiye gusaba ikiyede c'est quand même mugabanya amagambo twige ubundi chef wanyarihe chef ari chef yabaye umumotari nawe su chef yabaye umunyonzi c'est quand même vraiment ko barutanaga mu butegetsi niko barutanwa no mu kazi okay muzamura amakaye twiki
ko nta mutazamuye uwo musore akaba yazamuye wenyine. uyu nguyu niwe mukuru muri twe ni nayo mpamvu azamuye ikayi nini. Ko nakafite bimeze bite? Nje naje nje kureba umwanya nzicaramo. Singuye. Naho wowe? Yasinigaga naje nsimbuye chef. Naho wowe? hariya waje usimbuye chef njye nayo nsimbuye sous chef. Naho boss? si ubyumva se naje mbaherekeje. Ariko nk'ubu mwese mwaje ariko the game nk'ubu ari he koko? The game ari he? Mucakira ikigo cyose mucakire the game. Bamari bavyeyi. Giturumbutse kuna ni forume wambaye. So fata mvuye kuri rim. Ngo kugira ute? Uvuze ku ngingo. Ubundi byo kwigisha tunabireke ubundi buriya biza karimbo muri no vacancy giye kwigisha karirimbo ibyo kwiga tunabireke. Ndabona mutari no muri muri. Giye kwigisha karirimbo. Ni umva ingingo. Ni rap cyane trap. Hahiye koko. Hadashya. Na karimbo k'Imana. Yo, zuko prof yaje kubange. Kamaze ngwemo n'ingofero. Nazengurutse umusozi n'ifarashi. Nazengurutse umusozi n'ifarashi. Bite ko mutari kwikiriza? Nazengurutse umusozi n'ifarashi. Yesu we. Ko nazengurutse umusozi n'ifarashi. Nazengurutse umusozi n'ifarashi. Nazengurutse umusozi. Nazengurutse umusozi. Nazengurutse. Bagiye he? We banyeshuri mugiye he? Action. uyu niwe mukuru muri twe niyo mpamvu Action. Chef yabaye umuyeri. Action. Yo, zuko prof yaje gukizwa. Ugiye none kuvuga kuvangira bisubiremo. Yo prof zikaje. Kamaze ngwemo n'ingofero. Nazengurutse umusozi n'ifarashi. Nazengurutse umusozi n'ifarashi. Action. ase man ubu ngubu ko mwamuje tujye mu ishuri uwo professor aje se yatwiyangoza Babyisha cyane kandi. Ari do baguretse ako kantu karazamo ko kwiga. Action. Haka iki ngiki hako boss no gukunda kwiga wagiye mana yanjye. Ubu ngo nukugira ngo ukunda waraneye kuzaba boss birenze. Ushaka kuba big boss barabigutwaye. Uri boss. Kwakunda. Twagiye. Action. Yaririmbaga online. Wisureba hano ongera. Nuyitureba hano. Sibyo? Hindukira nyine umubwira. Yaririmbaga online. Gutyo. ndakashanye ndigira hangaha njye nta nikosi ryo Abyishe vuga ibyo. Action. uyu niwe mukuru muri twe niyo mpamvu Uriya mujama arimo manu uriya w'inyuma. Tuje kuvuga ati ni wumva se. Action. 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 Uretse gasaba tubarewe. Action. Bamari bavyeyi. Niseka none uri karume Ubikoze kabisa. neza none. Banahabaye babyeyi. Banahabaye babyeyi. Niki? Man, kuje no kundeba ngize n'amahirwe. Amahirwe si kinone. Umusaza, mara iminsi ubushyuhe ngo no tujye kugura ku mavi. Amavi bwoko kizi. Wavuze ko tujye hanze mu kwitaniza. Nyine man, mara iminsi ubushyuhe nashakaga ko tugira gute uyimerekeza kujya kugura. Amavi se yakandi. Ko nawe wajya usobanukiwe. Wese toke nini utazi? Tukini ni ibiki kandi? Jije gusa umuntu w'umusore nawe utazi toke. Usigize ubushyuhe ugikiza gute? Shanya iyo ngize ubushyuhe njya muri douche. Mbega inshuti ndaherekeje. Man, nshaka kuvuga ngo tujye kugura indaya. Kugura indaya? Yego nyine ariko cece kutaniza abahisi bagiye. Usigiye kugura indaya ufite isoni. Ahubwo man imeze nayo. Nose nta waba uzi badanditse. Badandika iki se inyanya ibijumba cyangwa n'amateke? Yewe ni indaya. Indaya butwize cyane ni indaya bo. Nose araho uzi indaya y'ihene. Mubwira ahubwo ibyo mbivuyemo tugende jya kugura inzoga. Inzoga? Eh. Ubwo numva kuvuza ijambo rizima. Ahubwo uvuza ijambo rizima. Kwa Jackson barazicuruza. Jackson wabaye mu rukundo. Ahubwo kwa Shuga barazicuruza za kasese za ubu ariko oya.
kwa shuga ntabwo bazicuruza neza ahubwo kwa boss bafite dondo ubwonko bafite iki zose bazifite tugenda ahubwo tugende zo kwa boss ndabizi. ngubwire weso tujye gukora umunyu w'ingeri niba ngiye kugura kasese umenyereza dondo ubwonko ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose umbwire ngo uje kubishyira ku murongo kuko mba nabigushyire ku murongo hakiri kare mpamvu uje kujya kwigurira amavi ugize ngo mpamvu uje kujya kwigurira ibintu by'amavi ari kwinywera ugize ngo anezerewe rero mva ngo ubwire wa mukungu ngo ni shoti gira unavanga dutahe cyangwa utahe wenyine nsagare ni umwaya dore nta nubwo njye ntabwo njya nsinda ndi muzima kundeba ndi muzima we wasinze taha nsigare ninywera aribwo ngitangira rero uriya Sumayire wanguriye twasabanye nubwo wanguriye kasese kandi njyewe buriya nikundira twa mitsingi buriya ndagira ngo uruhire niba abantu baganiriye ibiganiro bibigira abantu bose ni ngombwa ko uza kuntukira ku nzoga nakuguriye iyo nyweye inzoga buriya ibintu byose mbishyira ku murongo ntabwo inzoga sese uducupa dutatu nguriye mpamvu uri kuvuga uko rero reka dutahe rero Sumayire reka dutahe ye ndumva kangezemo ngere nitahire hakiri kare njyewe n'ubundi nakubwiye ngo wamuhungu urasinda usatunyweye ntabwo njye ngerara muri rogi reka tugende umuhungu w'i Rwanda ntabwo ngewe nakwemera kurara mu gasozi rero uriya iyo namwere ariko bite by'abantu n'aka kanya urasinze ntabwo njya nsinda ugasinda nk'aba njya nsinda wa muhungu we muhabere inzoga wabera inzoga umuntu ndaguca icupa genda umena inzoga nta soni wowe inzoga ngango kabwa wowe tugende ngango reka sede reka ariko reka bite byawe ariko ubundi ye wanzanye
nakwihebeye ndagukunda sibanga mfite gahunda Bana we gikati cyanye byo we soti dore ibiryo ntago twanywa ngo tureke kurya Iryo bihese uriyo ngoreye icupa ikijyanye n'ibiryo bakihorera njye nurye wenyine njye icupa riba rimpagije rwose soti urumva ijoro nabyumvagamo ko nari bwipfumbate uri kumva ariko Sumayi uracyatsimbaraye kuri ya mico yawe wahoze umbwira awundi wabaye ute njye iri cupa riba rimpagije pe uba nkubwire reka sinagenda nayicyuye rwose uriya pfa kuba wanywesheje yarashyizemo agakoni ibyo biba bihagije gumana intara zawe nanjye twigendeye ubundi ubwo se nk'ubwiye ute yewe ntabwo nabasha iyo mico yawe yo kugura ako wajya ukura koko nakubeshye pe ndaherekeje mu nshuti nta nshuti kurimo Sister, uri ku isoko? Ubona hano wakomeye ufite ku mavangingo? amavangingo gusa ahubwo uretse n'amavangingo cyetse niba udafite gahunda ubundi ibindi byose ni neza Urinda uvuga ngo ufite gahunda se ni wowe umamagaye ahubwo tujye mu biciro ndaguhangahe utahane gucyure aha ntabwo ndi buguhenda ni 50k zonyine ubundi kubera ko ari wowe yego ko rwaje kara mu gitaramo twataraga urimo babiri se ntabwo urimo umwe cyangwa uratera amagi uri inkoko yaraje kugura yumwe mbwira yumwe aha ese ubundi ko numva urimo uravuga nabi abo kubera ko njye nagukunze humana ndaguca amagi n'ibihumbi 10 ubundi tugahita twigenda niba ufite gahunda okay noneho ngaho ikarage nkurebe ku mugani wa mafu ariko mva nkubwire wa mukobwa we nizere ko utari bundushye Simayire uki uwo muntu ndamushyushya ndamushyushya bana we gikati cyanye ibyo we ndagusabiye ngo nsabira njye ko nasabiwe n'abamaye impano sheri dore iwanjye natwa udakuramo bandushyira aha igihe uhereye nkorakora se ubundi ugira ngo ayo twemeranyije ubundi ntiyamajije gushiramo ubagira kuramo nose
singo nkawe ko ahubwo nyishyura bigishyushye ese ko mbona gifite ibipinya ko mbona ukomeye ese nkomera nkomeye ndabona ukomeye ase wandekuye ugize ngo wundi ubu warekuye gifite na budamino we nanogera amabere n'ikigabo Shara ubundi urajya kugura indawe Want to follow the motion. People wanna see you move on. Don't take time, no rushing. Right now, resolution. Make them take decision. You could what it don't touch. Don't touch, it don't touch. You could what it don't touch. I'm giving you my love. Respect you forever. I wanna make you my ever. Forever and ever. Kuva kera ngutekereza, igihe kinini nkwifuza, narabuze uko duhuza, ubu mbonye amahirwe. Izi si inkweto ndakujyanye sinita kuti mfite nyirazora nawe ndakujyanye rugamba je ndakwambara nanjye pe kujyanya sha ndakujyana wallahi ntabwo nabyanga ndakujyanye kizabe nzamafana Kubona n'amateka, kubona n'amateka, kubona n'amateka, want to respect you forever. I wanna make you my ever, forever. Nje ntabwo nagusiga ku nzira. Ege ntabwo nagusiga ku nzira wa nkweto we. Ntabwo nagusiga ku nzira pe. Ako imarike ni yihera, imarike ni yi. Nyagasani we. Kwiganira. Ntaganira se, ntaganira. Nyagasani Yesu Kristo atwaye umusaraba akatwazana Simone Petero baganigari. Inkweto zikaze zivuga se. Rwose bizitwa atari mutarama w'uruseso. None wari uzikari mwe muvuga mwenyine. Kuva ryari muvuga se. Ubundi wa mugabo ranjyana he? Urabona nawe urukweto rwiza nkaho gusiga mu nzira we ko wibeshye. Ninde wabikubeshye se ko nagusiga mu nzira wo? Wa mugabo kwitaga urahubwo. Uzika abana b'inkweto tutababa cyangwa ngo nuko tutava amaraso nk'amwe. Irega ntabwo nagusiga. Ahubwo nsubiza aho mvanye. Ntabwo nagusiga yewe. Nsubiza aho mvanye yewe. Ibyo wigira ndakujyana. Uransubiza aho mvanye ye. Aya jya mu mugongo tugenderega ntabwo nagusiga pe. Nyamara nubwo njyanye ntabishaka kandi uricuza. Aho wankweto waretse kumiritira mu mugongo. Okay, none reka ngende naniririmbira. Mbonye akanyugunyugu kamabara meza. Wanze ibyo wankweto. Icyamango ngafate nkagira inshuti. Akwigisha kubara, gusoma no kwandika nkuko mwarimu yabitwigishije. Mwana w'umuntu aranyishe we. Neta zimwe tubundi buko mana yanjye. Hakubundi niki kiri gutuba zivugara. Niki kiri gutuba zivu. Kandebe ko nta mikoro bazishyizemo mu. Ndabamo tapisi. Ako ziko zino tapisi ko ari zo bashyizemo mikoro zivuga. Nzibike ndebe. Nzibike ukwazo. Ndebe ko nanjye zongera. Kanze nzibike urumva. Ndanazibika mu mufuka. Tazizungu. Nasoni. Wongera uvuge. Ndagusetse. Ubwo uzi ngo rero nciye ururimi. Wankweto ngiye kukujugunya ngutekure. Uranjugunya se ngenda byemera. Ahubwo nsubiza aho wankuye. Ndakujugunya. Ufite ibibazo. Nzimwereka nyitekure. Run.
zicitse inyanya z'inkweto zazinzengereje nakubwiye ngo nsubiza aho mvanye kanze ngihime sundi ko cyaherekana kitsubiza mu kinyarwanda bunyibaje igifaransa cyansubiza ra sera composé par les par je trouve près de Paris la grande maison de part. Oui, c'est complet et mais exactement la péninsule la crémation va venir après. Pardon? Ah, il faut bien se connaître avant de s'aimer. Je nta n'igifaransa nzi. Nta gifaransa nzi. Ntukiyemere rero. Kizi icyongereza ra. I want talking with you. Yes, I'm ready to talk with you. Let's start. Good morning. Good afternoon. Good afternoon too. Is that you want to tell me only? Yego nare saa sita Yesu! Ndakwamye gukomeza kunkurikira. Iko nakwihebeye ndagukunda sibanga mfite gahunda nawapinga ibyanjye nta Umva babwire. Aho mwabereye mwigeze mubona inkweto ivuga. Umbwire. Wiki? Inkweto ivuga. Ariko ujye ureka amakabyangu ibyo bintu bibaho. Ndakubeshye se ngo nuragurisha cyangwa ndakubeshye ngo nyungute bomba. Ngiye hari ayibye muwe n'inkweto ivuga. Ibintu birashobokara. Wewe wigeze ubona inkweto iririmba? Inkweto iririmba. Umva. Boss, mu bantu twahuye uramombeye pe. Oya rwose umujama tubereye igihwagari. Umva birenze n'igihwagari pe. Umujama tubereye igihwagari pe yego umujama. Mureke babwire. Nanga yuko umuntu ababwira ibintu mukabigira ubwo. Oya tugende mbereke ngiye ahantu nyisize inkweto iririmba. Siri ngiye yandirimbiye mu mugongo. Ibyo ngumbwiye ni ukuri. Yandirimbiye mu mugongo irangiza ivuga igifaransa. Urumva? Yavuze igifaransa myumva nimve. Ubuse urarebye usanga amatwi yanjye niyuzuye. Urebye usanga amatwi yanjye we niyuzuye. Ngenda byumva nabyumvishe yaririmbye ivuga igifaransa ndetse n'icyongereza. Mbere wahere uvuga ubugambo. Kata tugende ujye kutwereka aho ziri. Oya we namurajya ngo ndababeshye. Singiye tapi nazikuyemo. Oya singize. Izi tapi sizo nazikuyemo. Singize wana nazibita. Dore ngize muzirebe. Urumva niba mujyango ndababeshye. Kandi muze tugende mbereka aho nayisifa. Ubuhanga nza kurinda ibisambo reka bavuga amagambo yuko njye nawe aragahararoye. Izi nkweto zikuye Ndazitoraguye hirya. warazitoraguye izi ni za nkweto nababwiraga. Ni zawe? Oya nizo zivuga. Zikuremo. Oya nazikuremo mwumve ko zitavuga. Nazikuremo. Zikuramo iki? Oya zikuremo se. Ni zawe? Zikuremo. Izi nkweto nizo nababwiraga zivuga. Mwabahungu mwe na turi zimwe zivuga. Ahubwo navuga hano zivanye. Zivanye. Ndavuga ngo ndazitoraguye izi nkweto ndazijyana no mu rugo. Okay. Ngiye kuzikuramo. Oya zikuremo. Ariko kuri kondisiyo. Ziraramuka zanze kuririmba ashaka kangurisha inkweto imbere yabo. Y'urungano kuririmba rwose nkorera icyo ushaka. Nje nazibonye ziririmba. Nta kibazo ndazikuramo ariko buretse urebe. Oya zikuremo. Urebe. Nkweto ziririmba zivuga igifaransa. N'igifaransa buretse. Ndazikuramo. Nuzurakuramo rumwe. Oya zikuramo zose ariko. Urumva. Ndazikuramo nta kibazo. Asubiye inkweto yaririmba. Oya je iraririmba ndabizi ariko. Mugira furi Ngaho Antoni ririmbe Antoni. ariko se kuko usimaye ubizi inkweto ntazimukurijemo ubusa. Oya koko Remedi ntago ubeshye. Ariko ni Antoni twumve. Antoni. Yenda da. Oya reka nce bugufi nganire nazo. Ahubwo umuntu umva wiyaminiye mu rurimi. Nabe yitegura rwose kuko izi ngizi zo ndazizeye ngiye rwose. Bite? Oh no. Oya iravuga nuko nyine ubu ngubu wenda icecetseho. Bite wa nkweto? Good morning. Ndakujyana ariko. Eguru umusazi mwana.
ibyo byemeye. Njye navuze ngo hari burubura bagira ngo nayanjye. Uyerika iravuga uretse ngomeze nyivugishe mwumve. Kwitavuga. Ngaho se ririmba. Nyine yantonera. Antona twumve tureke ririmba. Ibyo ririmba ko cyo ndumva ntanacanzwe no kuri kw'Imana da. Ririmba. Ndakujyana ariko umva ko rubanda mugira amaji. Uyu mugabo tumukubita. Uyu mugabo akwiye gukubitwa. Wowe urakinisha abantu no kuzirikwa ahubwo. Subwo wavuze. Wavuze ra. Neberwa impamvu buryo uzi ko nanjye ubwenge bwanjye bwayabutse koko. Bwarayayutse. None impamvu usanze ari iyihe? Run. I feel na just ni kiki. Bamwe mu bahanzi bajya babivuga ng'inama murwa nabyimitoma hakora ikofi. None ivuga ibaye impamo uzi ko ntabyitwaramo. Iyo nza kubimenya cyangwa nka ibyo wigize sote ndakubonye. Wowe si umurimo, wowe ni umurimo. Ejo bundi waneje abo dusengana, uneza mama, uneza papa, uneza quartier yose, uneza igihugu. Ntabwo nakwihanganira. Wowe ni umurimo, wowe ni umurimo. Oya banyereke nomero ya RIB. Uriya ni umurimo. Oya bazinyereke nomero za RIB. Reka nza ariko kanzumbone. Umukaritasi yaranzengereje. Sote waranzengereje. Ariko kanzumbone. Ariko ubundi nomero ya RIB harya ni kangahera? Harya ni rimwe kabiri. Cyangwa ni 075. Oya ndazibutse we. Ntabwo iyo nzibagirwa nari kwishima. Oya ibyo wigize akawe kashobotse no kurya abana bato. Kanzi mbona. Halo. Oui, allo. Ni kuri RIB. Ni kuri RIB. Mbafitiye amakuru ashyushye. Ni kuri Samarande moteri mu Nsanga. Kuri Samarande. Umva ari kuhasiga icyasha kandi twari tuhazi nk'ahantu heza. Umva uzi ibintu ari kuhakorera. Uzi ko ibaza umva ibyaha biri kuhabera biratangaje. Yego murangaye rwose n'igihugu yagitwika. Ibaza umuntu ufata umwana uri munsi y'imyaka 18 akamusohokana. Nako si ukumusohokana akajya kumukorera ibyamfuranga. Ugize ngo umva byaturenze natwe abantu turi aho ngaho twese twumiwe. Uzi ko ibaze niba aje kwica umwana w'imyaka uri munsi y'imyaka 18 akamwangira, ubwo n'abana bari kuzamukomokaho arabangije n'umuryango arawangije. Kanyuze waturaje kaba afande kaba. Yes afande kaba twagiye kuri misiyo. Yes sir. Nijye warubahamagaye nababonye. I feel na just ni kiki. Yakoze bibiri hehe? Nizere ko amakuru waduhaye yizewe, sibyo? Genda utwereke. Bamwe mu bahanzi bajya babivuga Mbawe bitubwira menshi kekano bari kori kopi. None ivuga ibaye impamo uzi ko ntabyitwaramo. Nizere ko ari hano. Dare kwigira mwiza ye. Fungura ibyo wigize akawe kashobotse. Fungura sote fungura. Ndabiza arimo nta fungura. Nafungura wesha fungura hano. Aho ninde wateye urusaku? Fani. Ni mwebwe se fani?
kuri mumbabarire rwose fande mumbabarire ni kuri mumbabarire. Oya bakubabare ibiki ubundi byo urimo biremewe. Isigaye ni ibyacu gusa wakoze ku makuru waduhaye. Oya ntago mwamubabarire. Aribi. Busa ariko barakujyana. Aho uri kumwe nande? Nta muntu turi kumwe habe n'inyoni rwo nta muntu kuri turi kumwe hano muri nando fande kandi nuko ntabwo mubeshya pe nta muntu urimo hano pe nta muntu turi kumwe fande. Nta muntu muri kumwe cyo ni gisimba se fande none se uyu nguyu nyine ni mushiki wanjye kwa data wacu nyine nawe mubaza nuko ni mushiki wanjye kwa data wacu pe ni mushiki wanjye ntabwo mubeshya rwose fande nawe wamubaza pe. Oya arabeshya utabeshya so tutabeshya utabeshya niko shaka ufite imyaka ingahe? 10. None ufite imyaka ingahe? utabeshya ndayizi utatubwira 55 fande. mirongo amani Imana yirirwa imahanga igatahira Rwanda urabeshya harabura 5. Wabaye ndakubwiye ko ikirakane mfite ari cyo kuza byibuze wambaye nk'umupasiteri ako ndebera gukuntu ubuje wambaye. None ibi biremewe. Good morning. Aravuze ngo inamwe zizihe mbuto ushimiye. Yose. Bari abantu kuri babwiye ko ngiye kwazana umuzungu ugiye kubaha amapamu kandi abantu bose tuzanyaga bari inkandagira bitobeshi. So twiganye bo baracyabaho abatarapfuye bishwe n'amata gusa ndazana wayo saba Yesu tabe byaramusabitse ndazana agenda banga kubwima genda banga nawe abaye nikiwerewe suriya yamfashe ariko kubwenge buke bwanjye bwo nanjye niziho kudafata mutwe kuko nibutsa agatabo najyaga mbandikaho nibutsa agapapuro najyaga mbandikaho reka nze nkazana. Aha ndiza amahirwe ndamubonye. Uyu nguyu yarafunze rwose nari mubonye ariko uyu specioza aforoza nari mbonye na Martin ko Martin yabaye depite sinajya imbere none byagaragara nabi. Ndamubonye boss hase kwa nziko cyongereza cye nacyo kigerwa ku mashyi ariko reka muhamagare nacyo numve boss tukanyibutse none bigenze bitera. Halo uri mu rugo? Ndi mu rugo. Akazi se nawe biranze nawe use ahisa nk'upke mubwiye icyo namushakiraga. Akazi ufite rwose ariko gucukura imisarane muri iyi minsi ariko ubu ngubu ku kagari batanze akazi ko kubaka imisarane ahubwo tugende vuba butanindira tugende banguka. Ariko nk'ubu nkawe wabaye ndakubwiye ko ikirakane mfite ari cyo kuza byibuze wambaye nk'umupasiteri ako ndebera gukuntu ubuje wambaye. None ibi biremewe twaganira. Nawe uri ubikoze neza kusa icyo kibibiri ugiye kijyanye he? Kibibiri nakubwiye ko ari ijambo ry'Imana ugiye kuvuga. Bibiliya kanyisiga hangahasha. Ako ubwenge bwawe ucurutse nk'ubw'abayede ubwo iyo bibiri usanga urabona batayiba. Aca wana watinda ku ijambo ry'Imana tugende ahubwo ubwenge nk'ubw'abayede gusa ndebera nk'ahantu ubuteretse iyo bibiriya. Urenda bwo nguko ngo nta bwenge mfite nk'ubw'abayede uyoboye akazi biguma kubona garukanye iforomo n'inyundo niko gutuma mbwira amagambo yose ahubwo tugire mu kazi. Aca gabanya amagambo hana tugende gusa nizere ko cyo ngize cyawe kiri hafi. Ashaka gabanya amagambo ibi ko cyo gize cyane nacyo agasero kuri birete. None ubivuze kuri buze kunse. Aca gabanya amagambo nagusibye sinisize. Oya cyaka tugende. Kubona n'amateka, kubona
Want to follow the motion. Babe, I wanna see you move on. Don't take time, no rushing. Right now. Nibirambonye Nibariye nibariye. nose ntabwo bize bose. Aya ariko ntabwo bize ubwenge bwabo ndabuze bugerwa ku mashyi. Amashuri bize bose yose ndayahaze. Ubwo ngubwo nose najya na telefone ifite n'izindi. Ariko kucyuza utiteguye ko kucyuza utiteguye. Cyane neza telefone. Ariko nukanze. Ubwo none ibyo mvuga byose wikiriza icyongereza. Sawa. Make them take decision. Baturage rero dore uyu ni wa muzungu nababwira. Uyu ni wa muzungu aturutse buriya muri mahanga muri Australia, muri Australia. Uriya ni haturutse. Yabibwira aho. Oui. Bibwire nyine. Gusa urabura bibwira mu cyongereza cyangwa mu gifaransa. Takoresha icyongereza. Gute? Name. Okay. Mimi nina name boss toka Turkiya. Pardon. Australia. Name Australia. Amazina y'inayo ngayo rwose nayababwiye. Ngo nakomoka muri icyo gihugu ababwiye icyo ngicyo nyine cyo mwumvisha ababwiye. Naho ngaho rwose nimwibeshye. 12 o'clock years. O'clock 12 years. Aravuze ngo yabishimiye cyane rwose ngo muri abantu beza yabishimiye pe. Oh no. City distance kure cyane. Aravuze ngo ibyo mbabwira ni ukuri. Mfite inshuti mu mahanga nzayibagezaho rwose. Nzabahuza pe. Mimi ninaenda aravuze ngo nyina ntihateye nk'iwabo nahashyushye cyane. Oui. Yeah. Pardon, monsieur. Aravuze ngo ari bwishimira abantu ba hano rwose bamwe ngo ahita bajyana abatembereza iwabo rwose ahita batembereza pe. Babwiye ko ngiye kubaririmbira. Ngo arifuza kubagiza akarimbo rwose ngo iwabo ngo niko kari kuri hit rwose niko kagezweho iwabo bashaka ko baririmbira. Mugatega amatwi rwose mugakurikire karimo impanuro. Action. Good morning. Aravuze ngo inamwe zizihe mbuto nshimiye. How are you? Gwese abantu binaha mujye mutembera. I'm fine, thank you. Yesu! Aho aravuze ngo hari abantu barimo hano ngo bafite impano unazazazikuza azizamure. Azizamure. Ibindi ndabyibagiwe. Oh no. Thank you teacher. Fine, thank you teacher Jome. Okay, ati none hako ngakoko. Ati mukimara kuzamura impano zanyu ngo azagenda bahuze n'abantu bakomeye cyane. Abahuze n'abantu bakomeye urugero nka ministry wo muri cya gihugu cyabo harya nababwiye ko igihugu cyari Australia. Abahuze n'abantu bo muri Australia. Nakusimana ngo bwe witegereje nese ubona bari abantu abanyamahanga. Cyese ndi kubyumva. Cyene uko kwima ndimo ndabashidikanya bari abantu. Ashaka bari abateka mutwe. Bari abantu ibintu barimo nanjye byanyobeye. Umva amafaranga nagirwa hore kuva vuba. Ibyo bigezweho. Stop, continue. I'm going to pass the water. Aravuze ngo yabazaniye inkunga ya pamu. Iyo nkunga ngo iri ku kibuga cy'indege. Iri ku kibuga cy'indege rwose. Oui. Est-ce que oui? Pardon, good luck. Yes, Uko mubyumvishe ntago mwibeshye pe. Wariko ngo harimo akabazo gato. Ngo harimo akabazo gato niyo mpamvu ari kuvuga uko. Ngo ko kabazo nikagiye kubabwira. Bakomeje. In our Kanombe district Ruhango Kinazi come to pam. Aravuze ngo ngiyo nkunga iri ku kibuga cy'indege mutange tike tuyizane tuyibaze. Mutange amafaranga ya tike tuyibagezeho. Umwera tuzi yaturaburiza ngira mumfasha. Turi kwigira amafaranga uramuguze ibya bigambo byawe umva turabaho babiri turizwe tugize umwanya wo gutora bagiye kuduha amafaranga wamuswe urazana ibintu by'ibigambo we utuze
Nunu nanjye niba birimo amafaranga muhanze mu mwe. Acha wana. Tugoko amafaranga se natwe tutarabona. Nunu niba mubyanze kanze nanjye bidobye. Fata bibiri wana. Kindi kandi ibigambo byawe bigabane nako. Usohotse ugiye hano. Oya ntago nasohoka ubwo se yandi mwaza kuyamaguta. ngaho ziba nabi Gabanya amagambo. Gaho ugende wicare nyuma. Mwihangane kara akabazo gato tekinike. Mwihangane kara akabazo gato. Turakomeza. Muzungu, I have a question. Ceceka ikibazo cyawe wowe. Hakuzi kushaka kundaburiza. Ubwo uramutse utumye bose bagenda bataduha amafaranga kandi iryo gahunda yatuze. Nanigende. Sorry Kinyarwanda, Kizungu, Kinyarwanda, Kigali Ruhango. Ati ururimi rwanyu yarukunze pe. Yarukunze rwose. Niyo mpamvu uri kumva ari kuza rwose. Wumva avangamo n'uturimi tw'Inyarwanda. Buriya ururimi rwacu ruroroha cyane. Abanyamahanga ku buryo barukunda narwo pe. Ese ko muri kudusaba amafaranga turatanga ngahe? Baravuze ngo ceceka nawe. Yose, mfite yose. Urugize n'Ikinyarwanda. Masana niho yarageze. Ko mwe babahaye mwamaze gukura amaya. Aho fata hose umfate neza utanoneka kunda. Utebye ko nebuze insura saa sita kandi abashyitsi banyeneye muri ano masaha. Ariko ntwara neza n'ubutumwa mama wawe yaramaye ngo nkuzanire. Mama gwaye ubutumwa atari mu cyumba aryamye. Alo? Alo? Ese be uriye ko nakubuze? Ubundi mu nama y'ibishyikirano aho ubwo mupi. Guhaye iki se? Ibirayi. Haryo ugiye guteka. Ubugari se. Ubugari ibirayi. Umboka genda ndaje ngusure. Wapi nta bashyitsi nkeneye. Asundi ko kukomanga winjye. Mwe muri n'abakire we. Mu gikoma saa sita. Ndacyashonje. Ndashonje. Ikintu nusi cyakago naguhaye, nago cyaguhagije. None urashaka iki gikoma ntacyo nkuha. Ubwo se urumva naguha ku gikoma nkaguhana nomero byose bikavamo. Oya. Ibiryo wapi? Nomero. Ugire nto. Nomero. Oya yewe nomero mbere. Ese zana hano. Nomero mbere. Shit. Fata igikoma cyawe. Sha wapi nago ngubikoma mwana. Semana kumbona saa sita zageze ukaba udataha iwanyu nta muntu uhari. Reka nta muntu uhari mwana. Semana mushiki wawe ntawe uhari. Ntawe uhari rwose. Mwese bro wawe. Bro we sinzi n'igihe yabyukiye agenda. Nase papa wawe. Peri we numvisha kingura agenda mu gitondo nka saa 10. Ahubwo birumvikana ko mama wawe yasigaye atetse. Meri we se mwana, Meri we yazindutse mwana ajya kwa muganga we yararwaye byadanje. Nase tuvuge ko abari buva aho hantu hose bagiye baze babwirirwe mwana. Mwana ibyo barya byo birahe nubwo bikonje kandi ari bikesha mwana baraza bihangane barya ibyo ngibyo kabisa. Tugende mu rugo ngusure, tugende gusure niyo byaba bikiya nagufasha no kuganiza ukabutetse n'ibindi. Cyause ikibazo. Oyi ikibazo ndakizi n'ingiye utaragwa rusa tugende. Oya erega ikibazo ntago ari icyo ngiye. Ikibazo ni icy'amakara. Oya icyo si cyo kibazo. Wagenda no kuri boutique wese bayisaka gukupa. Se kuramujama n'ukuri tumurimo imyenda myinshi byadanje sinzi ko yakongera kudukopa rwose. Ibishyimbo birahari. Amavuta. Igitunguru kirahari. Nacyo kirahari. Hanyuma ubufu. Ubufu nabwo burahari. None se urumva ikibazo cyaba amakara. Nagurana ko wakikopesha nayijana. Ariko mani nungutse agatekerezo. Nta kuntu twagenda tukarya ibyo bikonje. Kumva mama wawe yagiye no kwa muganga urumva n'ubundi bitera no mu nda. Hanyuma akaza kuza akarya ibishyushye tukamutekera. Kuzikara ibyo ntabwo yaza ngo arya ibiryo bikonje arwaye n'ubundi bishobora kumwongerera uburwayi. Ugatekerezo niko. Rega njye mfite ibitekerezo bizima. Twagenda n'ibyo biryo bishyushye tukabirya. Rega abantu bagiye kwa muganga baza bahaze. Uyu mugabo bagenda bakarya ibyayi bakanywa n'amandazi. Numva baza bahaze nta kibazo baba bafite na kimwe. Mwana aho ngaho none urimo urancuka cyane rwose ntabwo ibyo byo nabikora. Yewe tugende ndabizi urashyirwa wemeye.
Omboka, aho ngaho harimo iki? Uye guhaha. Guhaha? Guhaha iki se? Ibirayi. Harya ugiye guteka? Ubugari se? Ubugari ibirayi. Omboka genda ndaje ngusure. Wapi nta bashyitsi nkeneye. Yewe ndaje kandi ndabizura bikunda. Urabivugana amagezi. Hasi ibintu by'abashyitsi b'iki gihe. Tu. Ubugari bushyushye we. Ibikonje bishyushye. Usomboka yishuje turayira. Uyabishije ahubwo reka niruka. Imvange y'ibirayi we. Reka ndebe soti ko nawe yabishije. Nabyo gukoma aho ufata hose umfate neza utanoneka kunda bitebye ko ndebuze insura saa sita kandi n'abashyitsi banyeneye muri ano masaha ariko ntwara neza n'ubutumwa mama wawe yaramaye ngo nkuzanire mama wawe ubutumwa atari mu cyumba aryamye araryamye se nubwo yari yaramaye kera mubyutse mubaze niba rubwo yari yaragwaye kera ndibutse Subundi ntago watetse Neka se naguteke ibyo natetse byari biri ku mubare kandi byari bibaze Ubizi basi reka nkujya mu mwenda w'amafaranga ari ku mibiryo okay niba ari ku mafaranga ngwino nkwereke kuko mbere ku misigazwa mu rugo bari basigaje ko nyine ubwo amafaranga yanjye uzayampa ngwino tugende Ubuse ko nensigaje nirwo 13 n'urwo kwa boss rurimo ariko ndanyanyaza reka nyerageze ndebe yuko nazihetura Ubwo gitangira kujya mwiriwe bite asundi ko kukomanga winjiye mwe muri n'abakire we mu gikoma saa sita none se ndiko ndeba umeze nk'umugore utwite hano ni kwa muganga none se aho ngaho hari miki none se ko nagakoma none se ibyo ngubajije nibyo nsubije shayo nayanje usundi wowe wansubije ibyo ngubajije none se ubundi hano nago murateka none se niyago murarya twatetse twariye aya n'amazi maze kwiborosa hari ikintu ushaka none se nari ngufitiye amakuru rega mushiki wanjye hari amakuru yarambwiye garagukunda arankunda ngwino nta nubwo ndarya ngo dusangire ngwino umva se ahubwo kuvuza ijambo ry'abagabo iri vumba rizangura we Hagasubungu bikiro n'unusu cya kawunga ndiye nicyo gitumye mu ndazamo agacucu ko hako siraje agensize y'igikoma undagenda nayinywa yora reka mbanze nyumwe ariko ndayinywa butaha vumba muri zango 12 zisigaye Sesheri wanjye ko yari yamuhaye gahunda yo kunsohokana uno munsi akaba atansohokanye byagenze bite kamuhamagare numve akose
Alo? Alo? Ese be uriye ko nakubuze? Ubundi mu nama y'ibishyikirano aho ubwo ngupi. Changize imana amakarita ngo nisemera nagisiga. Nanjye kanzanye nkwasha. Kiryoshye gitese. Hano amakarita avumba cyane. Harimo ibanga. Boss, ari ikintu nari nibagiwe. Umva nkubwire hari akandi kantu ushaka kubwira. Ufite n'ijage y'igikoma ngwino nkubwire. Nyine hari andi makuru nari mbonye. Ako nyine banza nitsomera ko ako gakoma. Urabona ndacyashonje. Ndashonje. Ikintu se cyakago ntabwo cyaguhagije. None urashaka n'iki gikoma ntacyo nkuha. Basi nyine ndaguhana nomero za sister ariko banza utsome ko ako gakoma. Urabona nashonje koko. Oya yewe. Nazo zirimo. Mama rwose. Urambyaye we. Izana. Ubwo se urumva naguha ku gikoma nkaguhana nomero byose bikavamo. Oya. Ibiryo wapi? Nomero. Ugire nto. Nomero. Oya yewe nomero mbere. Ese zana hano. Nomero mbere. Shit. Fata igikoma cyawe. Shaka kugira ngo nk'ibikoma mwana. N'ubundi wakoze yarangirizamo. Mbega za basore. Amakuru ku nzara y'ibigenda. Amakuru y'ibikisi ngewe ibintu by'amakuru ntabwo njya mbimenya. Ahubwo mbwira. Suzi ya telefone yanjye umva ubu nayigurishijwemo amafaranga ashyushye ubu ndaryoshye. Kagira inkuru rero. Mva ahubwo uno munsi no gusohoka. Tugasohoka uyu munsi rero. Uzira agahungu kayiguze. Kariya gahungu. Kigize rutezi do kagenda gatera abantu bose amada gatera amada kindi kananatendeka kandi ngiye rwose ngiye ina rwose baranzi ngiye ngindi umuntu mwiza ina rwose banzi ugize n'ubaze yabikubwira kindi karagahungu karananyambuye kanyambuye 5,000 byanjye nari ngiyemo kugura boxer nshyashya nako izo nari mfite zarashaje nako nago zashaje kuko nashaka kugura inshyashya naho ubundi se ngiye boxer ndazifite rwose nashaka kugura inshyashya ariko buri ku kijyanye n'imyenda yewe ntabwo njya nkunda kwambara ibintu bijyanye n'amatirini yewe nikundira amakoboyi rwose yewe nikundira amakoboyi uzi yo nari mfite njye nayiguze 10,000 nayiguze 10,000 wowe urabizi nayiguze 10,000 uzi umuntu twayiguze yari ubu ngubu yabaye umunyamakuru yibereye umunyamakuru rwose urumva ubu ngubu asigaye ari umunyamakuru iyo agiye mu kogeza muntu wanjye ndakubwiye arogeza akogeza iyo ageze noneho ku mukinnyi witwa Messi yogagiza umupira iyo ageze kuri Messi aramwogagiza nkumva nanjye ndabikunza rwose buriya Messi ndamufana njyewe ndamufana cyane rwose uzi inkweto yambara yakozwe n'uruganda rwitwa Adidas wora ruzi buriya ruganda rurakomeye buriya nanjye ari igihe ngenda nkambara imyenda yawe ariko sibye ko ihenda nyine njye najya nisimbukuruza njye ntabwo nisimbukuruza buriya abakene turiyumva nako ntabwo ndi umukene uzi ko nibutse mani avuze ibintu by'abanyamakuru mpita nibuka ko nari ndi gucatinga na Migambi nyawe kuri IG mbere yo kugurisha phone yanjye njyewe buriya kuri Instagram kijyanye n'abafollowers buriya njyewe mu rugo ninjye muntu wa mbere ufite abafollowers benshi buriya nubwo petit frère buriya niwe wakoresheje Instagram bwa mbere ariko njye ndamurusha followers rwose niba ujya ngo ndabeshya baza Ivan Smile Official buriya Ivan Smile Official turi inshuti namwemeraga na kera ndamwemera ubundi ntabwo buriya nkunda ibintu byo gutendeka ntabwo njya nendeka nkundana n'abakobwa 15 bonye ntabwo nendeka rwose 15 ibyo vuze n'ukurira umva mbere yuko mumbaza ibyo ngibyo umva wese comedian official mvuye wanyu hateraniye koperative bamwe ngo nabatipe bamboye amafaranga abandi ngo nabakobwa bateye amada so rero mbere yuko munzana mu bibazo byanyu banza uvanga ugenda ujye gukemura ibibazo byanyu oyirata akagahungu ko mu karibu akangaka
ko tumaze n'iminsi tuburana ibintu by'amasambu byo twabonaga ibintu by'amasambu naragatsinze nuko ngubu nuko kaba kari kumimbira ye naragatsinze imirima mitanyigurisha njya kwishyura imyenda narari oya nako ngiye nago ndya imyenda ngiye nago ndya imyenda wa ngiye nago ndya imyenda ahubwo nahise njya kuri banki ndayabitsa umva ngiye ndabitsa buriya ngiye kuvana cyane narabitsaga sister buriya kuvana cyane narabitsaga buriya narabitsaga nawe nushaka kubimenya ngiye narabitsaga igiceri cya 20 kubona ngiye cyane agafite igiceri cya 20 cyito gitoya uzi kugira ngo uzabone igiceri cya 20 kuri iki gihe cyo ukibona wagisabirije nakoye oya ngiye nago nsabiriza ngiye nago ndo musabiriza uzabaze mwa ngiye nago nasabiriza naho ubundi ngendere yabitsaga na 20 nkayabitsa undi se n'amafaranga w'amacyaro natana atinda kagura gatunga batinde batanu nawe akiribwa mu byaka gahungu ngo ni sote umva twigende inkuru ziri imbere zo zaje zigishyushye umva se uze ko mugiye ko murambi wakiri kare se naranababwira n'inkuru ya nyogokuru nari nagerageje kubasamarizinga nababwiye bike none muragiye ariko si ubwo mwatse kugenda koko nkurikira ariko ngo mukuru wagiye mu gisirikare ese uragira ngo akivemo umupolisi aha wapenya muri mbere bakikirimo yaba kirimo se cyangwa atakirimo ibyo birakureba none se ntacyo azakuzanira aho yagiye se yagiye gucukura amabuye y'agaciro buriya rero ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro buriya ngenda bisobanukiwe buriya nagizeho n'amahirwe yo kwigaho nagizeho amahirwe yo kwigaho buriya amabuye y'agaciro buriya ni nayo bakuramo amabuye ya radiyo rero bakuramo amabuye ya radiyo n'amabuye y'itoroshi buriya ngiye ku rugo nari mfite iradiyo mu Rwanda yaryaga amabuye ikarya amabuye sibyo ko itoroshi nari mfite yo rwose nari nayiguze mu Bushinwa urabizi mu Bushinwa haba hari ibintu bya pirate rwose hari ibintu bya pirate mu Bushinwa ibintu byaho ari pirate rwose sibyo ko nyine ngiye nagize n'amahirwe buriya nkasa nkaho nemberaho mu Bushinwa gatoya ariko nyine ntabwo nigeze ngerayo neza ubundi ngiye naratembere uruzi urugendo nakoze naratembereye rwose nkajya mva hano nko muri kariya gasozi kose ugasanga abantu baho ndabazi nyine turaziranye twagiye duhurira nyine ahantu henshi hagiye hatandukanye ariko nakubundi ubundi ngiye iyo mpuye nabo ntabwo rwose nabavaho rwose tutamenyanye ndamubwira ukuntu nitwa nkamubwira ni ngiye nitwa Sot Comedian official no kuri Instagram wewe witwa agahita nyibwira yamara kunyibwira ugahita tumenyana rwose ahita ngenda nkamugira inshuti yanjye navuga ngo ngiye nko gusura nk'umuntu agenda mvuga ngo ngiye gusura inshuti yanjye do kaba aka gahungu ngo ni Sota aka gahungu ndakaza ni ka Rwivanga nagasanganye n'abakobwa ndakabakira none ushatse uvuga ko ka Sota ari ka Rwiziringa avuze ibijyanye na Rwiziringa buriya Rwiziringa ni umuti Rwiziringa uvura umusinziro buriya inkoko zo mu rugo zigize kurwara umusinziro urumva zarwaye umusinziro n'ubuzi bwayo umusinziro twazigaburiye ikintu cyitwa Rwiziringa maze si ukujyana ngo zirapfa we zarapfuye turya inyama we twariye inyama uzi inyama twariye inyama kugezaho ngiye inyama nkumva ndazisesema urumva ngiye nariye inyama tekereza si n'inyama gusa twariye none twariye ikintu cyitwa amagi twariye amagi none twariye amahuri ayiki gusa ngewe ikintu nikundiraga umureke rata mwembe babwira ibyo ngibyo rero nari ngiye kurya rata bariya nabibabwiraga nubwo bahise bagera ngiye nari ngiye kurya amahuri urumva nako twariye imishwi twariye inyama tugeze naho turya imishwi uzi imishwi yavaga mu mahuri wowe urayizi umva wakagabo uba wavuze menshi reka tukubise ariko muntu wanjye turongera kugira ahandi hantu duhurira mu bugambo nk'ubwo umva turaguceka ubwo se mugiye mwihangane banze mbabwire ariko uburyo ingurube iba yacu yabwaguye mureke mbabwire yabwaguye ibwana 8 mureke mbabwire iyo story ariko mugiye n'ukuri nta n'ikintu mbabwiye pe ubwo se mwahagaze akagabo uri higa nyamara nukomeza kudukurikira uri bukubitwa akagabo bitari ibanga
ahubwo icyo mfite namba wamaye uzidacamo za musista. Buriya rero boss buriya impamvu ziriya namba zidacamo rero ziriya namba buriya uriya muntu yari afite telefone urumva telefone yari afite iriya telefone yaje gupfa imaze gupfa urumva yarapfuye noneho ikibazo yapfuye noneho n'ahantu yapfiriyemo urumva n'ahantu hafite ikibazo gikomeye cyane uriya yapfuye mu myanya ya simukadi impamvu nimero ze zitagicamo ariko njye nsigaye mfite telefone nsigaye mfite ankomane yayinguriye muri nuza muri mbase yiguze muri South Africa uretse kugenda ariko mbanza mubwire icyuma muri kwirukanka ngiye buriya mba nshaka no kubaganiriza buriya muzi hari story rero hari umugani ngiye numvisha wa Nyashya na baba we murabazi Nyashya na baba ngo bajyaga gutaka uretse kugenda ariko uretse kugenda icyuma muri kwirukanka ngiye mba nshaka kubabwira iyi story kandi twiza tubyo ngiye buriya ndi umuntu uzi kuganira kuva na kera naraganiraga monche iwacu barabikunze ngiye naraganiraga kugira ngo se byabaga byoroshye Yesu we ngiye nigeze kubwira inkuru umukecuru ahita rwose angurira ikiro cy'umuneke ikiro cy'imineke nubwo imineke batari bima ariko yaragiye kuri ku kiro ngiye kuri Oh no 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 no. Oh no no no. Jemani uratira wese. Uragira ngo neza abantu bagiye gutira wese urabona atari umukobwa. Bakaba mfasha ungeze no kuri abo baturanyi bazi. Mwana ngereka ngo Guyz kurano ntiyatore. Mwana urazamuka uyu muhanda nugera uzamuka ku gahanda k'ibumoso uri bugereho. Amba singaho ndumva nshaka kujya akomeye rwose. Kujya akomeye yes. Umvaga nawe nshaka kujya gukora ibikomeye, nshaka kujya gukora ibikomeye. Ibikomeye biyo ubwo wasanga ugiye kuzana ya mico yo gutira wese. Umvaga nawe ubusuragira ngo mbigenze njye mu gihuru se. Oya nawe ariko nukanse ariko ubugira ngo ugende werekana ku kiterezo kawe aho ugenda unyura wose bagende bavura umwe wihereye ku gasozi. None suragira ngo mbigenze nireba ahantu nirira toilette rero byiza. Ahubwo se niba kubivuze neza hano hafi hari ahantu nzi badutiza wese. Si kure cyane rwose ni nko muri kilometero 10 uvuye aha ngaha. What? Kilometero 10 niho uri kwita hafi? Ubwo aho niho hafi mubwiye. Ubwo noneho tugiye muho nisanzura nko muri kilometero byibuza 50. Oya, goreka pfe kunyonye ndebe ko tuhagera. Ntabwo nabasha kugenda nanyuye imyango bingana gutya. Oya tangaza nusuriza igize uko nguko niwe muti w'ikibazo. Ubundi mbere yose tujya kujya mu rugendo sinakubwiye ureke kuza utekeye none waje utekeye ubugari bwa live kanini n'ibishera.
kuza watekeye kirazira, urugendo kirazira rwose kiba kizira. Ariko ntugakate ubusa gashero na nyweye gasomeza voka nkarenzaho n'agatsima karaye n'ibijumbu dusahane twonyine nibyo uvuga ngo natekere kana uko nugukata ubuse ko nubundi nsanzwe ndya gasafuriya k'ibijumba bongeraho ndetse n'umwariko wa kawunga wose ibyo nibyo byatuma ushaka kujya akomeye bingana gutya. Ubwo se warya cyangwa watekera? Nyine ukurikije ibyo nkubwiye urumva nasamura. Ubwo wasamuraga? Ubwo se uramutse uzindutse ufite umugambi wo kurya ubwo warya ibingana bike? Byibura ukubye gatatu n'ibyo nakubwiye. Heko ko Burahamu sogokuruza wabizeye ariko ufite amatungo mu nda ntitwabimenya cyangwa ufitemo ikiryo wororeyemo n'amakuru ntitwayamenya. Acagabanya amagambo wanjye ubwo ndumva byashe ndumva byashe. Sejama kombona ifashe ufite ikibazo byagenze bite? Ngize amahirwe rwose. Nuru winaha. Shando winaha ariko ingo zina ntago nziza. Ndabona usa n'umuntu urangiye. Umva yewe ntago ari ukurangiye. Ahubwo nimba uri winaha. Fasha unize tuwari. Hajema uratira wese. Uragira ngo neza abantu bagiye gutira wese. Urabona atari umukobwa. Kaba inshuti yawe yakuntumye ngo uze kugenda mpange za gahunda. Umva uri kunyerereza reka dukomeze urugendo urabizi dusigaje urugendo rw'amasaha 15. Witonze ariko marata Kaba waje kunise tuwari. Okay, toilette irahari. Ngene ngutiza ntare. Umva ugiye gutiza wese uyu muntu. Nibuze ko iburi minsi 3 ngo yuzure. Wirirwe imuha rwose. Ko yaje atekeye ibijumba bikonje ubugari inyubati voka ndetse n'ubushera. Ako subaka kajama kapakiye bingana gutya nta nubwo kanari ahubwo kapakiye ikigage ubugari itsima kawunga ubwo ngubwo naga toilette yanjye buri bikaraye bitatu ubu ntiyahita yuzura nanjye nkajya mu baturage. Nari nibagiye usi yanjye mwana yararibye isigaye igiti kimwe kugira ngo ujye mushaka kubuzika katona katagira. Izo nta kibazo. Mwene nk'izo ngizo n'ubundi nizo nsanzwe njya. Kuko izo twazikoresheje zamburi bunyoro ndetse na rumbashi izo twakoresha. Musore wanjye ubwo nibagiye kukubwira. Iyo gitsina cyo gisigaye cyariwe n'umuswa nicyo kirenda kugomba. Umva icyo kibazo ntago gikanganye. Ahubwo we wanindiye. Ako sibundi kukibyandenzo nibagiye kukubwira yuko toilette yanjye maze iminsi 3 yuze. Bose nujye muri ryo kukubeka nanjye nsigaye njya mu baturage. Umva rero ureke dukomeze urugendo urumva nawe sa. Bakaba fasha ungeze no kuri abo baturage bazi. Shamwana ngereka kubwiza uturano ya toilette. Mano urazamuka uyu muhanda. Nugera uzamuka ku gahanda k'ibumoso uri bugereho, sibyo? Uri murumva? None ukageraho utambikaho gatosha hari amazu menshi cyane ni mu birometero 8. Nibyo biki? Uri kumva? Aho hantu hari umugabo yitwa Kirindi Sylvestre niba tuziranye. Niwe wabasha kugutiza. Gusukoresha ibirometero ujya gutira wese. Yewe warose nabi burinda bwira reka ngumeze neza ubwo urumva nagirana reka nyonye nyine. Bajama hano tugeze mane turaziranye n'abakristo n'abana beza kabisa n'abatambyi mu gitondo no bantu baba bari muri niba tu Unize ubwiherero we. Unize utuwarete. Izo tuwarete. Iki kigabo ni cya kindi nambuye 80,000. Ubuse cyane izo tuwarete niyo cyantiza navamo gita kinkingura cyangwa kikaza kikayindituriraho. Reka nigendere. Ndeba ugarutse kanka imodoka ititse kare buratera umusarane bateraga baraguhaye. Nawe rero buri yangurana abantu. Yohereje ku muntu nigeze kwambura 20,000 iyo. Nani wakini. None se mano ujya kurya imyenda wari wambwiye ubundi se wagiye ugabanya gutekera kugira ngo wirinde kugenda utiraguza ubutoilette. Basi ngiye nkukoreye akantu gato nagufasha gutira harawe. Fasha unize toilette. Byo kugutiza toilette byo nta kibazo nubwo yaridutse wanifata kuntu rubiko. Ariko amategeko ifite nako sa amategeko nigaze. Bya mbere ugomba kuba utari hejuru y'imyaka 30 utari no munsi ya 20. Aha ibyo byo ndabyujuje. Itegeko rya kabiri ugomba kuba uringara. Ibyo byo ndabyujuje. Okay, itegeko rya gatatu ugomba kuba ufite ababyeyi bombi kandi ufite n'ibyangombwa bikwemera gutura mu Rwanda.
siyo niwe si gusa ariko nta kibazo nabyo ndabifite. Sawa. Itegeko rya kane polize kakato ndetse na taekwondo. Aha ibyo nabyo narabizi. Dore ko mfite n'izina rya Katagiri. Okay. Ibyo byose numvisha ubyujuje. None itegeko ry'ijana ni nacyo kibanziriza icyanyuma. Hari umunzani ugomba kuwucaho tukamenya ibiro winjiranye muri toilette yacu, tukaza no kumenya ibyo usohokanyemo. Monchere waramuka dusanze watayemo byinshi ukagucurika. Ibiro byo rwose yebabo ubuseka ibyo nzi ko nariye birusha ibiro naritsanganye. Okay, none itegeko rero ukiryanyuma nyine ubwo nirirenze kuryanyuma. Ugomba kubuzi kurwana nyine nkuko wabinyemere kuzi kurwana ugiye kurwana. Amasaha abiri ntutsinda ndahita nkureka winjire. Basi ngaho bika ese kutabika bika igare bika kubika bika mbega igare we nirishasha baba we dore saso dore iburo mbega igikoresho mbega igare we uzitwaye kaho batanu Yesu we mugongo mu mpande haba we sacha umunyengara hana we mbega sasu iburo rirakanyaze harifungishije pensi kabisa. Want to follow the motion. Jen. Ujya kugura umuntu. Ujya kugura umuntu. Ese ko niba utinda ubitekerezo. Genda se mvaga. Genda. Oh no. Kubona n'amateka. Kubona n'amateka. Kubona n'amateka. Want to follow the motion. People wanna see you move on. Don't take time, no rushing. Right now, resolution. Mbega igare we, mbega ikinyongesho, ateresha girise mu mahembe, feri ziruzuye koko. Yewe, mbega ipeni, amanoni yose, mahembe washakira feri ntiwayibura mu matako ubu kandi gisekeje umwatsi rifite akaba yayiguha dore kadera mbega intebe amba ko bavuga mfite ririya natangira n'amayo nasuzanya jone buriya igitangaje umwatsi narifute akaba yakwereka n'inyinya. ariko iri gare zankoresha hari ibindi byitwaramo kigabo. wewe ulifatwa ngonga nasoni n'ubundi ufite kete joye na séance ngi ufite kete joye na séance gusa ubundi ntanagapfukamunwa wambaye ubwo pfukamunwa se ese kuba mugonze no kuba ntambaye agapfukamunwa bihuriye hehe ubundi ubwo urakambaye ngiye se ndi umunyonzi tena amafaranga so ntacyo ufite n'izina ry'Imana ngire ko amagara ariko ni menshi amagara ni menshi ndabizi none byawe. What it don't touch. hano habaye iki? ahubwo urakoze kuza. Ni gute umuntu yifata kangonga? Ni gute umuntu yifata kangonga? Yego nari ndabare wenda igitomate uburenganzira bwo kungonga. Bujya nakugonze. Musubire kunwa mumeze. Musubire. Ko byari bimeze.
Okay, ubwo bivuze yuko niba ari bivuze ko hano metero. Aha, nahiriwe. Ubwo ikibazo ni ikihe? Ubundi igare riheruka mu kinamba. Subiza. uri ndavuga ko riheruka mu kinamba se urabona ari imodoka cyangwa ari moto icyo kinyabiziga muri ariko uwabaza bari abantu bitsigare ubwo yuko izo kaboga bitsigare kuri bika bika ese kutabika bika igare bika kubika bika mbega gare we nirishasha baba we dore saso dore buro mbega igikoresho mbega gare we uzikwaye kaho batanu yesu we mugongo mu mpande haba we sacha umunyengara hana we mbega saso iburo rirakanyaze harifungishije pensi kabisa nabazamburi bagushyira umunyu ibiryo bakibiterekaho inkono irinda ishya turinda tubirya tubirira we kariso masitike sutiye yitaramye hano mu muhanda genda ujya kugura umunyu ujya kugura umunyu ese ko niba utinda ubitekereza genda se mvaga genda no ubu nawe nagomba ko abantu bari kuguhamagara genda se habaye muriya we yamaraga icyaha ngaho urabona kiriya kinyabiziga kigenewe undi hari abantu baba baragenewe kugenda ku binyabiziga bizima nka biri undi uriya n'uwitogo mwanyoboye sister aho ugenda hazi wowe icareho twikomereza banguka ahubwo twagiye umujyana he ahajya urahazi umunyo asa nk'ubwo waje ukanjyana ko ndeba ubitekerezaho ntabwo wowe umunyonzi wowe genda ibinyabiziga nibyo byabagenewe ubwenge nk'ubw'abayedi gusa mu gihe umwitegereje wabonaga hari umusego mfite abandi batuma umwika akazana niva bamutuma inyundo akazana igiti oya nabazaga ngo numve nimba uri mu kazi ariko ntabwo mwanyoboye humura nibyo nari ndimo ajya mu bundi urashaka iki ndashaka kunyobora byonyine ibyo byo ndabishoboye banze nkubwire aho nzi imbere y'uko wambaza ahambere nzi ku kanyaru ku gakoni ku kabari ku kibikira ku gipadiri ku kigo ku kimansera no ku kinyana niwe n'ikinyoni ibintu nk'ibyo ako ko numva uri kumbwa kuri ku gusa ukereka nze nkujyane no muri zagu indirimbo yitwa Gumino urayizi wapi ndirimbira ahubwo numva Gumino no reka nze nkubwire ahandi nzi oya yewe ndangira ugiye hehe ndangira kwa shuga tugende nkuyobore ako ko mbona ufashe akaboko urahazi yego ndahazi nta wundi muntu witwa Shuga uba muri no karitsiye kandi niwe papa ubwo se uramushakira iki yezu we niba ari we papa wenyine yanteye ko rya gari ipine ryazanye iromba ntaho nzi urugendo rwiza ntaho nzi mbega mutipe sikari ikiwerewere ngiye kugura ubufu ngiye kugura ubufu rwose izi nkonera ko none nambaye agapfukamunwa none banjijije iki akundi reka nsubire nawe gusa ndebe ko bagiye iki ubufu bw'agatsima iri saa kumi kuri saa utike ziba zigifunguye ko zidafunguye si ingendo zikaba zitemewe wowe ugiye uretse kugarutse bigenze bite
ubwo ndimo ndituza kuko numvishije ubundi bari kuvuga ngo bagiye gufata ngo abantu ngo bazajya mu gisirikare rero bari kwituza nambwe zabo ngo Run. Want to follow the motion. Babe, I wanna see you move on. Don't take time, no rushing. Right now, resolution. Make it empty decision. Bamari mureke dukina umukino action vente rebe ko uno munsi utari buze kuryoha. Okay, kaba uzanye bana. Uya soti nabari ubanza. Okay, nta kibazo reka mbari byo bana. Twagiye kaba action vente. Baryamye n'abakobwa bangahe? 10. Action vente. Soti yari yanzunze reka nze nihimure nanjye. Nanjye none action vente. Akuzi ko twakinnye imikino myinshi tukibagirwa ko saa moya zarenze kandi ari wowe uri bujye guha. Ko dore igihe bimbwiriye ubu ugiye kwimbwira saro ko ari njye ugezweho nanjye ntabwo mbyemera. Kandi urashaka kujya guha saa moya zarenze. Reka haracyari kare wanyu. Action vente. Action. Kujya guha danda n'isonzi. Ubundi sura haha hehe mbona saa moya zimaze kurenga iminota 45. Ndahise cyangwa ndahaye muri botike. Barakubashyize ngo urahaye saa moya zarenze. Ariko ntawe wabinjije. Nose ko ngiye guhaha ubufu, ngiye ninde ukubwiye ko ngiye guhaha saa moya, ahubwo nimufatisha imbabura nze mbereke. Ngewe ndabona bukina bitekerezo reka nze nabyo nanabyikoresha. Namazi ndasanga hiye mundi inze agatsima kanje nkare. Ngo ngwiki. Make it empty decision. Would you want it? Don't touch, don't touch it, don't touch. You could you want it? Don't touch. I'm giving you my love. Subira mu rugo. Ako ngiye guhaha. Subira mu rugo. Nari ngiye kugura ubufu. Ngo ugiye kugura ubufu. Ngiye kugura ubufu. Ngiye kugura ubufu rwose. Iyi ni nkoni gusa. Kumenya bari kumura agapfukamunwa. Nkambare ndebe. Izi nkonira ko none nambaye agapfukamunwa none banjijije iki. Akundi reka nsubire nawe bose ndebe ko bagiye. Asubaritse nigurira ubufu bwanjye ko Wamucamara cyari hano. Kabangu inure. Nuburyo yemeraga ngaraha. Reka nze nihere ijisha ku kajamo. Ese so tkomera kutubwira ngo ugiye guhaha ubundi byaje kuherera. Wabura n'iki wa muhungu. Uzi ubwo biba bimbayo. Ngiye nyigira ku muryango neza mvuga ngo ngiye guhaha mite nibuka ibyago umukecuru yarayagize. Wabyiboreye. Wagize ibihe byaguze. Uburaho turamenya ibyago kuko umukecuru yagize. Ngiye ndi kubitekerezo rwose umutima ukanyica. Yesu! Rwose umutima uri gutunanjye. Yapfushije inkumi ya ndembo. Nako ya dendo. Inkumi y'iki? Inkumi y'inkoko nako. Gusa ngiye cyambabaje cyane kurusha ikindi. Nuko iyo nkoko iryari ngiye wari wanayibangurije. Nayibangurije nkajya byuka mu gitondo nyibanguriza none disi yitabye Imana. Dore si iyo nkumi ya dendo yapfuye nigiye kuba ikibazo kigiye gutuma tubura. Oya mwana tumufatanye n'ibibazo. Cyo twizeye nuko atabuturaza.
let me give you my love. Respect you forever. I wanna make you my ever, forever and ever. Kuva kera ngutekereza, igihe kinini nkwifuza, narabuze uko duhuza, ubu mbonye amahirwe, amahirwe, ubu mbonye amahirwe. Boss, bite? none se ugiye? Ngiye kuri abantu barengeje amasaha yo gutaha saa moya. None se undi urajya ngo ugende bite? Agiye mu witumire kuri botike. Oh no! Uno miki? Ubufu bw'agatsima. Iri saa kumi kuri izi saha botike ziba zigifunguye. Ko zidafunguye si ingendo zikaba zitemewe wowe ugiye. Noneho muri ki? Noneho ndaje maze ndaje. Kuva kera ngutekereza, igihe kinini nkwifuza. Kireba gucyambaye gutya cyugaye cyenyera gasubye mbise ushobora kugikurikira kikangukiza imini nk'igihumbi. Ahubwo reka nsiga mfunga n'urugi. Go. Asura saze noneho. Ubu mbonye amahirwe, amahirwe. Ubu ngaho y'amasaha y'isanga. Babwiye ko saa moya mugomba kuzaza muba muri mu rugo ariko wibambe rwose urakibereye muri butike. Ndavuze ngo vamo gihariye. Mumbabarira rwose. Mvuze ngo icarara mu nguni. Java wasenye. Kunde buri mara tinakuza. Java. Uretse kugarutse bigenze bite? Ubwo ndimo ndituza kuko numvishije ubundi bari kuvuga ngo bagiye gufata mu bantu ngo bazajya mu gisirikare. Rero bari kwituza nambwe zabo ngo Run. Kirabireza. Neza. Kirabireza bitatu by'ubugari. Kiramo ariko ndabacitse ariko kiramo. Ndabacitse ariko mva ko bigeye. Kiramo bitatu. Akeshyamo bitatu byose. Bakaze. Ngo sama yazayenze kiramo vabo. Kiyazo kimbo ninyanya zimenera ibyo nizo zigira isomo. Gira vuba hano hari abapolisi. No. Yo kubyereza service mufatana n'amaboko. Igihe naguhereye cara hariye. Ariko wowe ntubibona nanjye bamfashe natinze gufunga. Wese tuhese. aha niho bavuze noneho ndahageze nanjye nkaba nzahava ariko reka nze nkuremo n'inkweto ndabizi ubu ngubu banazinyiba cyangwa se nkanduza ibiringiti by'abandi oya ariko reka noneho reka ntware igikapu cyane na neza byaranze musaza kwanga gusasa aho birakaze niba kizuba byabaye ndi noneho do arambonye basaze bari bahakobeye se tuzakura iki kigenda ibintu byose byaranze ubugende ubukarani umufundi umva ngeze naho neza nenda kujya no mu kimotari kandi nana moto nziza ibyo ngibyo bana
ndabizi nta perimi nta provisoire ufite reka ibintu rero none se babikora ubona ari ikintu bibatwaye ubu se abantu baroba bangana iki musaza bangana iki abantu baroba riba reka nguye mu rugero riba nk'ubu hari nk'ukuntu umuntu yemera akagira umukede oya ushobora kugira n'umupfuye oya ushobora kugira n'umusirikare ashawa twakomeje akazi kacu ubwambuzi ni neza ubona amafaranga tubona amafaranga urumva kandi avuye ahantu horoshye tutavunitse dukomeza akazi bimaze kubibona yasugunya cyane muzanye ibirenge mu mujyi n'igikapu cyangwa kigana ahenda cakenge tugiye kumukura amafaranga to yambaye n'imipira yacitse ntabwo uri kubibona ayangaye nta mafaranga ve ahubwo ugira dukora umuti vuba umusa burya koko ase uyu munyacyaro bari ikintu tumukuraho ariko ibigaragara kose uhasanga yapfunyitse ibijumbi ibitoki birayi byose babizi ko abanyacyaro badatana no gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ese burushaho ko hari ikintu uriya muntu twamukuraho umva nawe usanga ubwo ari we buriya yapfunyitse ibijumbi ibishyimbo bya bintu by'abanyacyaro n'ibigori n'ibiki byo oya yiwe duca kenge buriya ntitwamuburaho nayimamba duca kenge ariko hakizikuza ubwenge wa giswa we bigaragare ko ubusirimu bucyo ubuturage ubunyacyaro byose bimuri muri ndeka tugende ushobora kumukuraho akantu kabisa icyo cyo nicyo urava urajyaye mvuye mu cyaro narinje mu mujyi biragaragara kandi biranumvikana twese sha amategeko n'amabwiriza agenga umujyi urayazi ahubwo se ukigera mu mujyi ugeze usinya kontore yuko igihe uzamara mu mujyi ahubwo se ufite ikarita ikwemera kuba uri hano mu mujyi nayo mfite rwose ahubwo se bayikurahe ibyo byo biroroshye ikarita zo turazitanga hari ikintu kimwe ubaye utacyujuje bahita usubira mu cyaro mu minota itarenze 3 ubwo se ni iki ubwo wasanga ubwo ari wagondekeye amafaranga muri za muntu ndabizi abanyacyaro mu bikunda kubi niko bimeze cyangwa siko bimeze oya niko bimeze cyangwa siko bimeze zana amafaranga yose ufite shyira hano hasi nta muntu wemere kuza mu mujyi afite amafaranga mu mufuka urukumva ibyo mvuga jonuramo vuba vuba buri se wazanya ngana ikindi kandi hari ikindi kintu twatwibagiye kukubwira niba wapfunyitse bya bintu byanyu by'ibishyimbo n'ibijumba by'abanyacyaro dusubirayo ibishyimbo se ubu nese ubibirimo hano mbimene koko tuvuga nubwo wabimene se ko mbona witinza mu kujonoro kuramo ibyo bimugondo uba wambaye ubwo wasanga utanabifuze ubundi ubuje mu mujyi witeguye sha bipi man ariko bya kidobyo n'ibijya wese ugeze hano uko mwahageze Yesu we kubura nta kintu mubona mwe gusenguye kudaba yayura nkaho yaburaye biti hano tushakire njwe n'amafaranga n'ibirenge uvuye he kandi ibyo amafaranga se birakuriye ubwo niba uyafite ujye kuyakoresha iki si bano bayobozi se bari bayansabye bambajije n'ikarita inyemerera kuba mu mujyi bambajije na garani nzamara ahangaha ariko bano bayobozi banyu nabonye banakaniye tudakanasanga ndi mu mujyi meze nko mu cyaro se cyangwa wibeshye ko ukiri mu cyaro ni mwe bayobozi nabangaba naba bayobozi wowe kandi nawe Claudoni mwabaye abayobozi ryari wowe uyobora imifuka nawe uyobora inkweto urumva mwayoboye abantu ryari ubundi mwebwe bagiye oya ni kuri abagenda ubwo wowe usaba imikira ubwo se amafaranga zana debe zana ndabizi tukundi umuturanyi wawe kuva mu cyaro Yesu ushaza nawe none se sha shuga sigaye abaho ko shuga namuheruka amafaranga se nangaye ahubwo Yesu bataza kuyakwambura ubwo se amakuru yatirenze oya nta makuru yemeruka no amafaranga reka nta makuru nayo action we cyuri gisaba nta so namweka amafaranga hari teka wowe iteka nateka nigendesha Wese dufate mu cyo tujyana
amafaranga yacu ikimenyimenyi afite inoti ya 500 n'igihumbi ibiceri se yari afite ahubwo bigiye no se ubundi muntu bari kumwe agiye nawe ni igisambo erega gukundana birangwa no kwishima kandi bigaterwa no kwitonda ugakunda ugukunda sinanijugukunda Jago bigura abagabo koko. Ako ntacyo mbaye rwose. Ntacyo mbaye. Sisha kombo nashize n'ibirenge bimeze bite? Igende n'ibirenge ushira ko nako ariko nta ndazifite. Ese zimbaye. Oh no. Banza unazisize ndahazi ni ari imbere. Gusa wabuza wazisize kazoba ufite urukwetero mu. Namvuye kubanguriza. Ahubwo katugenda nzaho nazishyize bahaso nazishyize koso harya rumbwe nguki kubanguriza imbwa baya bitewe no konkoza wanayibanguriza ako shaka kunjoga cha tugende ariko ko kubanza ari uvuye ndabona zana gushwanyaguje kandi ndakubwiye ushaka kugendere gake nzagupiga ngaho ziba nabyumvise si gitangaza tugende we nyamara muri no minsi ugendere gake cyangwa mbanze ngendere gake siguru sigara kugira bazaho narusize amazi sawa ubwo nahesha sha sawa nuko ugenda se genda nk'abagesera erega gukundana birangwa no kwishima kandi bigaterwa no kwito wabaye nyishyura rwose uzi ko umuntu mubonye nanagushakaga nyishyura isaha ni y'umunota n'uyu sinakuregerezaho n'itsiyerisi cyangwa isegonda rimwe yame amaki se kandi amafaranga yawe amafaranga 3-5 yazana sote ndakoze yazana mvase reka gutomboka nka byeri bapfunduye ikintu cyashya uretse gutomboka amafaranga yawe yose ndayafite nakurengerejeho n'inoti zo 3 nazo nshaka 3 byanjye nazo nshaka yazana kandi ntago uzi ko iyo bitinze muri amafaranga arahari ariko amafaranga arahari amafaranga nazanye se sote ndakwisha ubundi we turi inshuti inshuti mu mafaranga ariko inshuti mu mafaranga umuntu yajyanye indi yajyanye sote ko nkuzi ndakuzi n'umuhemu bwawe ndakuzi nta wundi ni Jeff ugize ngwi nta wundi ni Jeff ni uyajyanye rwose kuko anyuzeho sote ndakuzi n'iteka byose n'ukuntu wambwiye mu yarangiriye yame vuba yame ako nubundi turi inshuti urumva kandi twaraniganye guhera mu wa mbere sibyo mu wa mbere we mu wa mbere primaire munanije secondaire sinamuguriraga amandazi n'ubundi koko wanguriraga amandazi narakuguriye rwose narizigamye abavuye n'amaraso abaye kandi ngorebere kango nagwanu kashari tega mwana tega managurire se twariganye primaire yose twariganye noneho izi ngizi anagura neza noneho izi ngizi siziri mu mafaranga undimo ubwo ayo ndimo bayazane gusa urazijyanye ako ntacyo zijyane ngize amahirwe ubwo ngubwo niba ufashemo vanse y'izo ngizo zijyane use tuzanagura izindi ariko
kurota nabi kuko burinda buke ubonye ahantu uvuye hose uyu munsi wawe mukara kweli ubaye mukara ariko niwe wikoze ubundi uzindikisha natone kuntera amazi ariko ubundi abantu nkawe mwabaye muto urifata ugatera ubundi uzindiki ubundi uzindiki urantera amazi nasoni bite bya mwiriwe none se narinje kurangisha mugabo witwa Karori uje navuba niba ngo barandanye ngo atuye nose ntago waba umuzi reka nta Karori tuzi utuye muri no karitsiye mushyashya Yesu kikugenza vuba wigendere ubundi nta Karori y'amazi Yesu we dore ngi kimwe cyanjyana amafaranga cicika mugi wo mubibwira cicika umunyize njye mureke nze nanjye nigore nze nuca umuntu njye munsi n'umukara kuko wabaye umukara intoki zanjye ziravunikiye kuko nanjye narabyaye ubu narabyaye koko ubu narabyaye ubwo umwana wanjye igera uvuye aya masaha mbwira nta soni ko gisa usigaye ari kuhinga n'imisiri reba ndebera usigaye uhinga n'imisiri ngiswa naje mbonane nawe bararyama bakiryama barabyuka iyo banoze ibyo simbizi ariko baracyabura imodoka uje neza no kubwira ngo uzigihe ushobora kugucurikiza icyatumye mu byo uteganya kuba uzaba umujura mwibase ubundi ugira iki muri uru rugo uretse kariya gateleviziyo k'umubombwe n'iriya laptop y'umusazirwa ise ko ndeba mureke uyu ni kado
ubudode bw'abamabuja n'abakozi rwose. Garo yagenze gute se? Ngo misiyo ndabyumva. Okay sawa ndaje. Nagiye ngize misiyo kandi nshobora no kuzamara igihe, ariko ibintu by'amatiku nasanze hano rwose nagaraga ahungu ngo nisohoke mva mubwire. Ibintu by'amatiku ntabwo mbishaka muri urugo, uri kumva? Birumvikana neza? Ibintu by'amatiku byanyumaze kubihaga. Nagiye sinanagusezeye. Uzatahira akazi nawe. Umva kado, wari uzi n'ikindi? Yesu! Kungera maze kuguhaga nzumbona. Fata naka kapo kamukigana he. Pacha mutwamvira. Bandukana mabuja. Duse mabuja ndatashye. Nari nibagiwe. Ngurama agashatu k'umwana wanjye. Agashaka mabuja. Nakura agashaka. Nakura akajyanye mabuja. Aka kitegereza do. Karampenze. Ntabwo naje nakizemo n'inzoga yanjye. Usibye n'uyu munsi n'ejo azagaruka. Aho ziba nabyumvira.